ntungupe ndaje nari nagiye gusenga ariko Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye cyane, ndaguhimbaje, izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Uri Imana data wa twese uri mu ijuru, ntujya wirengagiza ibibazo byacu Mana, ntujya wirengagiza ingorane zacu Mwami. Nje kugusenga kubera yuko ibintu byanyobeye rwose Mana, nukuri nje kugusenga dore byancanze. Nukuri rwose urabibona ko ibintu bimeze nabi Mwami, nukuri urabona agatara kanzimiyeho kandi rwose Mana kakagombye kuba kacyaka. Ibi byose Mwami urabizi yuko byatejwe rwose Mwami na bosi kumfitiye ideni. Aya deni ryanjye rwose Mana yaza kurinyishyura rwose nta kibazo Mwami. Urabizi neza yuko mu minsi ishize Mwami Chantal yambwiye ikibazo nawe nkamufasha, ariko rwose Mana dore bishyize muri risiki ikomeye cyane rwose Mana. Ndakwinginze ngo unyishyurize rwose Mana, ndakwinginze rwose ngo urebe uko ungenza uca inkoni zamba by'ukuri rwose Mana. Dore mu bandi bagabo nsigaye ngenda mbebera nk'imbeba yahuye n'ibyago rwose Mwami unkize ibi bibazo. Reba uburyo nsigaye ndi rukonjera mu bantu bose bose ku buryo Mwami abo nari narimye dore ngiye kubasaba none undengere ku Mana. Ariko Mana we rwose uhereye kera n'ukuri rwose uzi kurengera abantu. Ibibazo byose Mwami dore n'abapangayi banjye bamaze iminsi batanyishyura Mana we Mana we Mana we rwose. Ariko Mana wandengera rwose ukankura mu bibazo. Nukuri Mwami we data we. Mana we urabizi rwose uhiteka rwose abo nagiriye neza dore banyituye nabi. Yego ariko rwose Mana nanone mu by'ukuri ibintu biba birimo biraderanje umuntu. Mu izina rya Yesu Kristo rwose hari icyo akora rwose Mana data wa twese uri mu urakoze cyane rwose Mwami. Uwiteka ko ari agacu ntangiye kumva rwose, ariko Mana yanjye we rwose Mana. Oya rwose Mana rwose mu by'ukuri hari ikintu wakora Mwami. Nirukanye za kirogoya zose zinyuze ku matelefone, nirukanye za kirogoya zose z'uburyo butari bumwe. Mu izina rya Yesu toka Satani, ndavunagura ndamenagura ndakubita hasi ndagundagura ndashwanyaguza mu izina rya Aro? Ko narindimo ndasenga. Narindimo ndasenga ariko nyine nakomeje kumva umpamagara. Izina rya Yesu ndakubita hasi. Yego. Subiramo. Subiramo. Amafaranga umva uretse noneho reka nkwereke urihe utarenga ngaho mu rugo hafi yaho. Yes noneho ubusereka Mana urakoze cyane icyo nari naje gushaka ndasubizwe ndagiye. Urakoze tuzasubira Mana. Amenye utajya kure.
birababaje nari nagiye gusenga ariko icyo kibazo nicyo nari ndimo ndasengera numva urankubye nukuri aro ariko urankubye ariko maze uhagaze icyifuzo nari mfite kirasubijwe ariko umunyakwa ndabona arankubye cyangwa ararimo arankinisha icyifuzo cyanjye nari nazanye mu butayu cyari gisubijwe umunyagwa aranzengereje ampamagara none ndamubwiye ngo nta nkupe ndi kuri sipidi none arankubye ariko se nta n'amayinite mfite aro umva cyagiye nakubwiraga ngo ntunkupe ngiye kubona mbona urankupye ariko ndimo ndaza ndiruka ase jewe rero nagutegereje ndakubura aho narindi ndimo ndamanuka sinzi niba turi buhure sinzi aho ugeze oya umva nkubwire umva reka nze niwongere kunkupa ariko si iki kigabo ko numva gihinda nk'ikiri mu ndege kigahirita nk'ikiri muri gari ya moshi ubu kizi ko ngiye kugira bya bihumbi 100 byajye tuza ko ndiba wahagiye cyane mereza oya nayazanye yo mereza nari ndimo ndasenga noneho rero urabizi ko urakira abagabanya nari mbaye mbonye igihumbi niyo nari mbonye kandi no kugabanya no iyo mikino yihagarike none se mukozi w'Imana ndeke kukwishyura yose ngumye nyicarane ceceka mpereza ibihumbi ubu se umwanya nagutegereje ngira ngo mpereza ibyanjye dore rero mfite reka mbabwire wongera gusiga ndamurinda uranyahagije ngo ninzu mpereza amafaranga oya ariko ni deni ngiye kwishyura urabiyobewe ko mfite ibihumbi 100 aya niyo nari mbonye kananze kukugumamo ideni ryose mpereza iravuga ariko se ko mbona ugiye kubigira birebire nkwishyure se uretse umva nkubwire wa mugabo nguzanya ngahe njyewe nzanya amafaranga dore naya ngaya kwanza ngwe nawe uretse nkubwire aya nangahe ni 1,150 ariko buriya rero umuntu iyo yibutse ko afite ideni uretse ko ugiye kumuhotera mpereza byanjye mpereza ibihumbi 100 gira vuba reka nkubwire iby'amasengesho tubihagarike ariko se banza umugabo kagiye kunyica kose mwana bayi muri hafi ndanabarira mwana bayi rwose dore harandi mfite reka nayo nyakuri dore ngaye ndongeraho 2 ubwo ni 3 no
ikindi giceri cy'atanu cyo nari mfite mwana kibuze ayiwe ariko se none se ko mana asubu nta bantu batuye hafi aho koko ngo bantabaze